Reka tugaruke noneho muri uyu mwanya ku itangazo ryashyizwe ahagaragara cyangwa se ryashyizwe ku mugaragaro n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Nk'uko bikubiye muri iri tangazo, hamaze iminsi hanavugwa gufungwa kwa Grassroom yaje kwakwa uburenganzira cyangwa se icyangombwa. Uyu munsi cyangwa se muri uyu mwanya makuru akomeje kuvugwa cyane nuko hari itangazo ryashyizwe hanze rimaze kugaragara ko habayeho guhagarikwa by'agateganyo amasengesho abera ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu karere ka Ruhango. Ngira ngo abantu barahazi hariya mu karere ka Ruhango. Nkuko iyi baruwa ibigaragaza, iravuga iti ni ibaruwa yandikiwe Musenyeri Dr Ntivuguruzwa Balthazar, ni umwepiskopi wa Diocese Katolika ya Kabgayi y'akarere ka Muhanga. Aha rero impamvu banditse bati Musenyeri Dr Ntivuguruzwa, impamvu guhagarika by'agateganyo ni amasengesho abera mu ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu karere ka Ruhango. Ibi bintu byo guhagarikwa kw'izi nsengero muri izi kiliziya mu madini n'amatorero ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara cyane. Iyi leta iravuga ngo, cyangwa se ibaruwa iravuga ngo, nshingiye ku itegeko nimero 56 akarongo gahagaze kaberamyeho 2016 ryo ku itariki ya 16 z'ukwa 12 2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rikanagena inshingano, imitunganyirize n'imikorere. Nshingiye kandi ku itegeko nimero 72 akarongo 2018 ryo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 2018 rigena imikorere n'imitunganyirize y'imiryango ishingiye ku myemerere. Nshingiye ku mabwiriza y'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nimero 01 akarongo 2025 yo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 2025 yerekeye ibindi bisabwa imiryango ishingiye ku myemerere. Ibyo ni bijyanye n'ibikubiye muri iyi letere. Umva rero ingingo nyayo iravuga ngo, nshingiye ku sesengura ryakozwe ku bwitabire n'imitegurire n'amasengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka abera hitwa ku ngoro yo kwa Yezu Nyirimpuhwe muri Diocese ya Kabgayi mu karere ka Ruhango, intara y'Amajyepfo, byagaragaye ko ahantu amasengesho abera hatujuje ibisabwa. Ibyo bisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano w'ituze by'abahagana. Aha twifuje kugaruka ku masengesho yabaye ku cyumweru tariki 27 z'ukwezi kwa 4 2025, ahabaye umuvundo w'abantu benshi ku buryo byateje impanuka, abantu bamwe bakamukomerekera. Mu rwego rwo gushaka rero ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'abasengera ku ngoro yo kwa Yezu Nyirimpuhwe, turabamenyesha ko amasengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka yahaberaga ahagaritswe by'agateganyo kugeza hashyizweho ingamba zituma hatazongera kubaho ibibazo byashyira abahasengera mu kaga. Mugire amahoro. Ibyo ni bikubiye muri iyi baruwa yanditswe na RGB. Dr Doris Uwicyeza Pascal Uwicyeza, umukuru w'urwego washyizeho rero urwego rwa RGB yashyizeho umukono. Ni ibaruwa yashyizwe cyangwa se imaze gushyirwa hanze
hiyongera kuri Grace Room, ngira ngo na Grace Room murabizi ko nayo yafunzwe. Ibintu bijyanye n'ibiri kubera hano muri iyi si cyangwa se biri kugenda bigaragara, ntago nzi igisobanuro cyabyo cyangwa ikigomba gukorwa, kuko ibintu bijyanye no gufungwa. Gusa tubibutse ko ahangaha kwa Yezu Nyirimpuhwe ni ahantu hamenyekanye cyane, habera cyangwa se amasengesho, bakunda kuhagana basenga. bavuga ko rero bahakirira indwara zitandukanye. Haberaga amateraniro manini cyane buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi. Hateranira abanyarwanda baturutse hirya no hino mu gihugu ndetse n'abanyamahanga. Hakira kandi abarenga ibihumbi 80 baje kwasengera cyangwa se baturutse impande n'impande ku isi. Ubwo urumva n'abantu benshi ibihumbi 80 baza bahagana hariya kwa Yezu Nyirimpuhwe. Nuko iki cyemezo cyafashwe kandi cyahise gishyirwa mu ngiro, kuko byagaragaye ko ahantu hasengerwa cyangwa se yakorera amasengesho ahangaha hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano w'ituze cyangwa se umutekano n'ituze by'abantu bahagana. Ikindi nanone muribuka ko mu mabwiriza yashyizweho hari ibintu byagiye bisabwa byinshi cyane, byinshi byagiye bisabwa mu madini n'amatora. Bavuga bati hafatwa ingamba zinizi, hajyeho ibihano ibi n'ibi, abanyamadini n'amatorero bagomba kubahiriza ibi. Hashyizweho ko abayafite insengero hagomba kuba bujuje ibi, kugira ngo hanafungwe Grace Room. Muribuka ibyagiye bigarukaho cyane. Nkibaza aya mategeko n'amabwiriza, ese ninde ugenzura ibi bintu akakomeza kubikurikirana mu rwego rugeraho ko insengero zifungwa cyangwa se amadini n'amatorero insengero zabo zifungwa muri uru rwego? Bati habayeho umuvundo. Icyo ni kimwe. Ubwo nyine amategeko n'amabwiriza bigomba kubahirizwa. Mbese izitarafungurwa ruzo ko hakomeje kugenda harebwa akantu ku kandi, izitarafungurwa zo zizafungurwa ryari se? Koko bizakunda cyangwa ntago bizakunda? Ni kimwe mu bintu abantu bibaza buri munsi, ariko igisubizo kiri mu biganza by'ababifite mu nshingano. Niko umuntu yahita abigena, bifata, yabitwara, kuko haba harebwe impamvu nyinshi zishobora gutuma izi nsengero zifungwa. Ndetse nimba hanagaragaye amakosa amwe n'amwe, nkibaza abanyamadini n'amatorero muracyari muri bya bihe byo mwatekerezaga ngo dufite ibikorwa bimeze bitya, ibiterane bikorerwe hanze hakazamo n'amarangamutima n'ibindi byose, ugasanga ibintu bigiye muri ubwo buryo, hakagira abantu bahakomerekera cyangwa se bahura n'ibibazo, bizajya birangira izo nsengero zifunzwe mu buryo nyine bwa burundu. Rimwe na rimwe habeho no kuba hagaragara ko habayeho uburangare bwa bamwe mu bayobozi b'ayo madini n'amatorero, gufungwa byo bikaba ako kanya. Birasaba iki rero? Birasaba iki ko abanyamadini n'amatorero habaho guhindura ingamba mu bijyanye n'imikorere n'imikoranire hagati yabo, ndetse no kuzirikana ko abantu babagannye bagomba kubarindira no gucunga umutekano wabo mu buryo bwihariye. Hakaba abakristo bafite mu nshingano kuba hafi cyane no kureba ngo nta bintu na bimwe biri bwangirike cyangwa se nta bantu bari buze guhura n'ibibazo mu gihe cyose bari muri uyu mwanya w'amasengesho. Ngibyo ibibaye hariya, cyangwa se ibitumye kuri iriya ngoro hafungwa. Ubu tuvugana ibyo bihe, cyangwa se kuba hahagaritswe by'agateganyo amasengesho abera ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu karere ka Ruhango, kuba habayeho guhagarikwa kw'amasengesho abera ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu karere ka Ruhango, bigendeye ku byabaye ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 4 2025, ahabaye umuvundo w'abantu benshi ku buryo byateje impanuka, abantu bamwe bakahakomerekera. Ubwo bisobanuye iki? Haba hari abakozi ba RGB bari gukurikirana
raporo itanzwe niyo ifatirwamo imyanzuro y'ibyabaye. Abantu barasabwa kwitwararika abanyamadini n'amatorero, mukamenya ngo ibi mbese nibyo cyangwa ntabwo ari byo, hakorwa iki kugira ngo bikumirwe mu buryo buhoraho, atabya bini ngo tereriyo twaje gusenga birahagije, bya tereriyo no. Nibyo tujya tubona abadiyakoni n'abandi bakora izo nshingano, rimwe na rimwe higezwe kuvuga ko abakora izo nshingano barazihemberwa. Nacyo ni ikindi, kuko ibikorwa by'amasengesho bibera aho ngaho kuri iyo ngoro yo kwa Yezu Nyirimpuhwe, ubu tuvugana ni itangazo ryashyizwe hanze kandi rikomeje gusirikira cyangwa se ryamaze kuba official, ryamaze kwemezwa uko ayo masengesho ahagaritswe, yaberaga hariya ku ngoro yo kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ngayo nguko, kanda subscribe kuri Ayo TV Live ndetse ukande na like, comment zanyu nazo zizeho, ubundi dukomeze tubagezeho n'andi makuru ku buryo burambuye.